Wari uzi ko hari uburwayi butandukanye abantu barwara ntibabimenye, nyamara bakagira ngo niko bateye cyangwa se niko bavutse, kandi ahubwo bwarabarenze ntibabimenye? Waba warigeze wumva ijambo phobia mu matwi yawe? Ubu ni uburwayi bw'ubwoba, ariko usanga bamwe babyitirira kugira umutima woroshye, ariko nyamara ntabwo aba ari byo, ni ukwibeshya. Ubu ni ubwoba bukabije umuntu agirira ikintu runaka, ahantu runaka, inyamaswa runaka, cyangwa se ibyiyumvo bye ndetse n'ibindi. Ibi kandi usanga bigaragazwa n'agahinda, akenshi bikagira n'ingaruka ku buzima bwa buri munsi. Aka kanya ntabwo ngiye kukubwira kuri phobia, ahubwo ndakubwira ku ndwara yitwa allodoxaphobia. Ujya ubona abantu bagira ubwoba bwo kumva ibitekerezo by'abandi kubera uburwayi batabizi? Allodoxaphobia ni iki? Allodoxaphobia ni ubwoba bukabije bwo kumva ibitekerezo by'abandi cyangwa se bya bagenzi bawe. Ni imwe muri specific phobias ziri mu itsinda ry'indwara z'ubwoba abantu bakunze kugira, anxiety disorders. Iyi ndwara itandukanye n'iyitwa doxophobia, kuko yo umuntu uyirwaye agira ubwoba bwo gutanga ibitekerezo bye, akanga gusubiza n'igihe biri ngombwa. Iri jambo ry'iyi ndwara allodoxaphobia riva ku kigereki allos, ibintu bitandukanye, abandi cyangwa se ibindi, doxa, ibitekerezo cyangwa imyemerere, phobos, ubwoba. Iyi ndwara ntabwo yamamaye cyane mu bushakashatsi nka phobia ndetse n'izindi nk'iz'abantu bagira ku mbeba, ku dukoko cyangwa se gufungirwa mu cyumba runaka, ariko iboneka mu buryo bugaragazwa n'imyitwarire ya bamwe. Ikunze kumvwa nka extreme intolerance to different opinions, kutihanganira ibitekerezo bitandukanye mu buryo bwa clinical level. Ibishobora gutera allodoxaphobia ni ibihe rero? Icya mbere ni ubuzima bwo hambere, childhood experiences. Abantu benshi bagira ubwoba bukabije bushingiye ku byo banyuzemo bakiri bato. Ubushakashatsi bwa Heim ndetse na Nemiroff 2001 ku ngaruka z'ihungabana mu bwana, childhood trauma, bwerekana ko abantu bakuriye mu ngo zirimo amakimbirane nko kutumvwa cyangwa se guhutazwa iyo bavuze icyo batekereza, verbal or emotional abuse, gukumirwa iyo bavuze ibitandukanye n'iby'abandi, kutitabwaho ndetse no kumva ko nta gaciro bafite, neglect. Abo bantu baba bashobora gukurizamo gutinya cyane ibitekerezo by'abandi ndetse no kumva ko guhangana cyangwa se guhinduranya ibitekerezo ari ibintu biteye ubwoba. Icya kabiri, guhora wumva ko ugomba kwemera ibitekerezo by'abandi, people pleasing and fear of rejection. Social anxiety ishobora gutuma umuntu ahora yumva ko agomba kwemera ibyo abandi bavuga kugira ngo nibura adaterwa isoni cyangwa se ngo bamwange. Rare muri 2001 mu bushakashatsi bwe kuri self presentational concerns, aho basanze ko abantu bafite ubwoba bwo kwangirwa ibyo bavuze baba bafite impungenge z'umubiri, somatic symptoms, ndetse no gucika intege iyo bumvisha ibyo batemeranyaho nabyo. Icya gatatu, biological predisposition. Hari ubushakashatsi bwerekana ko abantu bamwe baba bafite amygdala ikora cyane, ikaba ari igenzura ubwoba, ku buryo rero bagira overreaction cyangwa se bagira ibyiyumvo birenze ku bintu bishobora kuba byoroshye ku bandi, ugasanga bo uburyo babyakiriye biri hejuru cyane ugereranyije n'uko abandi babyakira. Ibyo byagaragaye mu bushakashatsi bwa Etkin ndetse n'abandi mu mwaka wa 2009 kuri sikani z'ubwonko mu bantu bafite phobia. Allodoxaphobia rero igira ingaruka ki? Ntibigarukira gusa ku muntu mu kuba atinya kumva ibitekerezo by'abandi, oya, ahubwo bifite ingaruka nyinshi ku buzima. Izigira ingaruka mbi mu mibanire n'abandi, relationships, bituma umuntu yitaza abandi, social withdrawal, kuko kumva ibitekerezo byabo bimutera ubwoba cyangwa se akumva afite isoni. Ntabwo ajya yigirira icyizere kandi nawe ubwe muri we ntaba atuje, insecurity and lack of self esteem. Bituma umutima utera cyane ku buryo budasanzwe, accelerated heart rate, rapid and shallow breathing. Ntashobora kugira ibiganiro bisanzwe bishingiye ku gutandukana mu bitekerezo, kuba abantu batanga ibitekerezo bitandukanye, kumwe baba basa nk'abajya impaka. Mu kazi se cyangwa ku ishuri naho usanga bibuza umuntu kujya mu matsinda cyangwa se mu biganiro by'akazi, team meetings cyangwa se debates. Kunanirwa gutanga ibitekerezo bye bigatuma abura amahirwe cyangwa se agasigara inyuma mu iterambere. Naho ku buzima bw'umubiri we, igihe cyose avuze cyangwa se yumvisha ibitekerezo bitandukanye n'ibye, ashobora kugira ibyuya byinshi, kutamera neza mu gituza cyangwa se umutima ugatera cyane, gushaka guhunga aho yarari nk'igihe yarari kumwe n'abandi. Ibi byagaragajwe mu bushakashatsi bwakoze kuri specific phobia, somatic symptoms, American Psychiatric Association. Naho ku mutima n'imitekerereze ye usanga afite guhangayika gukabije, generalized anxiety,
ugasanga yigunga bikabije ndetse ugasanga agira umubabaro wo kwigunga depression kubera kumva ko ari wenyine cyangwa se atumvikana n'abandi. Uburyo rero wagenzura iyi ndwara cyangwa se wayivuzamo. Allodoxaphobia ntabwo ivurwa n'umuti umwe, oya, ibisubizo byayo biba ari byinshi, bigenda biboneka mu buryo butandukanye. Icya mbere ni ukwegera abatherapist, psychotherapy, icyo twita cognitive behavioral therapy. Ni uburyo bushinzwe gufasha umuntu kumva ko ibitekerezo by'abandi atari ibintu biteye ubwoba, ahubwo ari ibintu bisanzwe. Bimwigisha guhangana n'ubwoba bwe gahoro gahoro, exposure therapy. Ikindi ni uburyo bwo gutuza cyangwa se bwo kwiturisha ubwe, relaxation techniques. Mindfulness, meditation na deep breathing bifatwa nk'ikintu cy'ingirakamaro mu kugabanya stress no gucunga neza reactions z'umubiri. Ikindi ni ukuba mu magurupe cyane cyane y'imyidagaduro, kuganira n'abandi bantu bafite ibibazo nk'ibyawe cyangwa se kubona ubujyanama counselor. Mu bihe bikomeye nk'iyo byanze gukira burundu, hari ubwo hifashishwa imiti antidepressant ariko igakurikiranwa n'umuganga wabigenewe. Nubwo ubushakashatsi bwihariye kuri allodoxaphobia ari buke cyane kuko ari kondisiyo itajya cyane nka social anxiety cyangwa se specific phobia ku bikoko, ibinyuranyo byabwo byinshi byanditswe mu bushakashatsi bwa International Classification of Diseases ndetse n'igitabo nka Phobias, The Psychology of Irrational Fear na Anxiety Disorders in Adults, The Science of Psychological Treatment. Allodoxaphobia ni ikibazo gifite ishingiro mu mitekerereze, mu mateka y'ubuzima ndetse no mu mikorere y'ubwonko. Nubwo gikunze kumvikana nk'igitangaje, ni ikibazo gikomeye gishobora kwangiza imibanire y'abantu, akazi bakora ndetse no gutuma umuntu yitinya. Umuti nyawo rero ni ugushaka ubufasha hakiri kare, kandi ukegera inzobere muri byo, gukora imyitozo yo gucunga ubwoba bwawe, kandi ukamenya ko kumva ibitekerezo bitandukanye n'ibyawe atari intambara, ahubwo ari ubuzima busanzwe bwa buri munsi abantu babamo. Ni Horebu Mwindaji, ndagushimiye. Kora subscribe, tanga igitekerezo hasi muri comment, tubane mu kiganiro gikurikira. Mine is your prey.